Umunsi wa 38 guhinduka umukristo ku rwego mpuzamahanga. Yesu abwira abigishwa bati, mujye ahantu hose mu isi mubwire inkuru nziza abantu bose. Mariko igice cya 16 umurongo wa 15. Utwohereze mu isi yose tujyanye inkuru y'ubushobozi bwawe bukiza n'umugambi wawe witeka ku bantu bose. Zaburi ya 67 umurongo wa 2. Inshingano iri tuzindi umurimo wawe. None ugomba guhitamo hagati yo kuba umukristo w'urwego rw'isi cyangwa kuba umukristo w'isi. Abakristo b'isi bahindukirira Imana bayishakaho gusohoza inyungu zabo gusa. Baba barakiriye agakiza ariko birebaho. Bakunda kujya mu bitaramo by'indirimbo no mu mahugurwa avuga ibyo kwiteza imbere, ariko ntabwo uzabasanga mu mahugurwa ahubwo byo gukwiza ubutumwa kuko ibyo bitabashishikaza. Amasengesho yabo abatumbiriye ibyo bakeneye, kwisabira imigisha no gushaka icyabanezeza. Bagendera ku kwizera kwa umbanze Mana. Isi Imana yakora iki ngo ubuzima bwanjye burusheho kuba bwiza? Bashaka gukoresha Imana ngo basohoze imigambi yabo aho kureka ngo Imana abe ariyo ibakoresha mu gusohoza imigambi yayo. Abakristo bageze ku rwego rw'isi bo baba bazi ko bakirijwe gukorera Imana kandi ko baremewe umurimo w'ubutumwa. Banezezwa iteka no guhabwa umurimo bakora kandi bakumva banejejwe no guhabwa icyo cyubahiro cyo gukoreshwa n'Imana. Abakristo bageze kuri icyo kigero nibo bantu ku isi baba bafite ubuzima bushyitsi. Umunezero wabo, ibyiringiro n'umurego bagira bikwira aho bagiye hose kuko baba bazi ko bagomba kugaragaza itandukaniro aho bagiye hose. Babyuka buri gitondo biteguye ko Imana iri bubakoreshe mu buryo bushya. Ese wowe muri ubwo bwoko bwombi bw'abakristo wumva ushaka kuba uwuhe? Imana irakurarikira kugira uruhare mu murimo wa mbere mugari ukwiriye ahantu hose, urimo abantu b'ingeri zose kandi ufite agaciro gakomeye cyane kuva isi yaremwa, ubwami bwayo. Amateka y'isi ni inkuru y'ibyo Imana yakoze. Irimo kubaka umuryango wayo bazabana iteka. Nta kindi gifite agaciro nk'icyo mu maso yayo kandi nta kindi kizaramba nk'icyo. Igitabo cy'ibyahishuwe kitwereka ko hari umunsi umurimo wo kugeza ubutumwa ku batuye isi bose uzashoboka. Umunsi umwe icyari inshingano iruta izindi kizahinduka ibyagezweho biruta ibindi. Mu ijuru imbaga nini cyane y'abantu bavuye mu mahanga yose n'imiryango yose, amoko yose n'indimi zose bazahagarara imbere ya Yesu kugira ngo bamuramye. Kugira uruhare muri uwo murimo nk'umukristo ugeze mu rwego rw'isi bizaguha gusogongera uko ijuru rizaba rimeze. Ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ngo bajye ahantu hose mu isi bababwira inkuru nziza kuri buri muntu wese, ako gatsiko k'abigishwa bakennye baturuka mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati butazwi bumvise bibarenze. Ingendo se bari kuzikora bate? Bari kugenda n'amaguru cyangwa ku nyamaswa kandi zitihuta? Kuko ubwo nibwo bushobozi bwonyine bari bafite bwo kubatwara, nta mato manini yambukaga inyanja yariho. Ibyo byose bikagaragara nk'inzitizi zari kubabuza kujyana ubutumwa mu isi yose. Uyu munsi dufite indege, amato, gari ya moshi, amabisi n'izindi modoka. Ubisi yabaye nto cyane kandi buri munsi igenda irushaho kuba nto. Ushobora kuguruka n'indege bikagutwara amasaha gusa, umunsi ukurikiyeho ukaba uri mu rugo iwawe uramutse ubikeneye. Uburyo bwo kujya mu ivugabutumwa ry'igihe gito mu mahanga busigaye bwarabaye bwinshi kuri buri mukristo usanzwe. Buri gace k'isi karagukingukiye. Icyo ukeneye ni ukubaza abashinzwe ibigo by'abagenzi gusa. Nta rwitwazo dufite rwo kutajyana inkuru nziza mu isi. Ubu noneho kuvaho internet yaziye, itumanaho ryatumye isi irushaho kuba nto. Nyuma za telefone na fax, umukristo wese ufite internet ashobora gusabana n'abantu bari muri buri gihugu ku isi. Isi yose ubu uyifite ku mitwe y'intoki zawe. Ubu n'ibyaro byinshi bisigaye bifite internet. Ubu ushobora kugeza ubutumwa ku bantu benshi mu mpande zose z'isi ukoresheje email utagombeye kwirirwa uva iwawe mu rugo. Iki nicyo gihe cy'amateka y'isi aho gusohoza inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza yoroshye cyane. Inzitizi z'umurimo ntabwo zikiri ingendo ndende, amafaranga cyangwa uburyo bwo kugenda. Inzitizi dusigaranye ni imwe gusa, uburyo dutekereza. Kugira ngo ushobore kuba umukristo wo ku kigero cy'isi yose, ugomba guhindura ibintu bimwe na bimwe mu mitekerereze yawe. Uburyo ubona ibintu n'uburyo byitwaramo bigomba guhinduka. Gutekereza nk'umukristo mu rwego mpuzamahanga. Uve ku muco wo kwitekerezaho ujye utekereza ku bandi. Bibiliya iravuga ngo, nshuti zanjye, mureke gukomeza gutekereza nk'abana, mutekereze nk'abantu bakuru. Iyo niyo ntambwe ya mbere yo guhinduka umukristo wo mu rwego mpuzamahanga. Abana bahora bitekerezaho gusa, abantu bakuru batekereza ku bandi. Imana irategeka ngo umuntu ye kwizirikana ubwe gusa, ahubwo muzirikanane n'abandi. Birumvikana ko iyi ari impinduka ikomeye mu mitekerereze kuko ubusanzwe ku gakamere yacu twirebaho kandi hafi amatangazo yose yo kwamamaza abaduhamagara kwitekerezaho kurushaho.
Uburyo bwonyine bwo kugera kuri iyi mpinduramatwara ni ukwishingikiriza ku Mana umunota ku munota. Umugisha dufite ni uko Imana itatureka ngo twigeragereze twenyine. Imana yaduhaye umwuka wayo. Niyo mpamvu twe tudatekereza nk'uko ab'isi batekereza. Utangire ujye usaba umwuka wera akwigishe gutekereza ku bukene bw'abatizera igihe cyose uvugana nabo. Iyo ubyimenyereje ushobora kujya usenga amasengesho yo mu mutima ku bwabo muhura bose. Wenda ukabwira Imana uti, Data, mfasha kumva ikibuza uyu muntu kukumenya. Intego yawe ni uguhishurirwa aho abandi bageze mu rugendo rwabo n'Imana kugira ngo ushobore gukora ibishoboka byose ngo bateze intambwe ibegereza Kristo ngo bamumenye. Ibyo ushobora kubikora wize uburyo Pawulo yatekerezaga ubwo yagiraga ati, sinishakira ibinyungura ubwanjye, ahubwo ndashaka ibyungura benshi kugira ngo bakizwe. Uve ku gutekereza abakuri hafi gusa, utangire gutekereza abari mu isi yose. Imana ni Imana y'isi yose. Igihe cyose itekereza abari mu isi bose. Imana yakunze abari mu isi. Kuva igihe cy'itangiriro yashatse ko umuryango wayo uba ugizwe n'abantu bavuye mu mahanga yose yaremye. Bibiliya iravuga ngo yaremye amahanga yose atuye isi iyakuye ku muntu umwe, kandi yageneye buri shyanga aharyo n'igihe cyaryo. Ibyo byose Imana yarabikoze kugira ngo tujye tuyishaka, dukabakabye kugeza tuyishyikiriye. Ubu kenshi ku isi batekereza byagutse. Ibigo binini by'isakazamakuru n'ubucuruzi bikorera mu mahanga menshi. Ubuzima bwacu buragenda busobekerana n'ubwandi mahanga uko dusangira ibigezweho, ibiturangaza, umuzika, imikino ndetse n'ibyo kurya. Ushobora guhamya ntashidikanya ko imyinshi mu myenda wambaye ndetse n'ibyinshi mu byo wariye uyu munsi ari ibintu byaturutse mu kindi gihugu. Burya dufitanye ubusabane burenze uko tubitekereza. Iki ni igihe gishimishije cyo kubaho. Ubu umubare w'Abakristo bari ku isi uruta uwabatubanjirije. Pawulo yari yarabibonye neza aho agira ati, ubutumwa bwiza bwabagezeho ubu bwakwiriye n'ahandi hose mu isi. Buragenda buhindura ubuzima bw'abantu ahantu hose nk'uko bwahinduye ubwanyu. Intambwe ya mbere yo gutekereza abari mu isi ni ugutangira gusengera ibihugu byihariye. Abakristo batekereza abatuye isi bose basengera isi. Uzagure ikarita cyangwa umubumbe w'isi maze ujye usengera amahanga uyavuga mu mazina. Bibiliya iravuga ngo, nunsaba nzaguha amahanga yose, abatuye isi bose bazaba bawe. Gusenga niyo ntwaro yawe ya mbere ikomeye mu murimo wawe wo gukwiza ubutumwa mu isi. Abantu bashobora kwanga urukundo tubakunda cyangwa bakanga ubutumwa tubabwira, ariko ntibashobora kurwanya amasengesho tubasengera. Nk'intwaro irasa kure yitwa misile, ushobora kohereza isengesho rigakora ku mutima w'umuntu, waba umuri iruhande cyangwa uri muri kilometero 16,000. Wasengera iki rero? Bibiliya itubwira ngo dusengere gukingurirwa imiryango yo kuvuga ubutumwa, ngo duhabwe ubutwari bwo kuvuga, ngo dusengere abazakizwa, ngo ubutumwa bwamamare vuba no kwiyongera kw'abajyana ubutumwa. Gusenga biguha kwifatanya n'abandi bari hirya no hino ku isi. Wagombye no gusengera n'abamisiyoneri n'undi muntu wese witangiye umurimo wo gusarura mu isi. Pawulo yandikiye abamusengeraga ati, muba mwifatanyije natwe mu murimo iyo mudusengeye. Niba wifuza ibindi bitekerezo ku buryo bwo gusengana ubwenge usabira isi n'abakozi ba Gikristo bari mu murimo w'ivugabutumwa, urebe mu mugereka wa 2 w'iki gitabo. Ubundi buryo bwo kwagura ibitekerezo byawe ni ugusoma no kureba amakuru wifashishije indorerwamo y'inshingano isumba izindi yo kujyana ubutumwa. Ahantu hose habaye impinduka cyangwa amakimbirane, burya Imana ibikinguye umuryango ngo yiyegereze abantu. Abantu bakingukira Imana iyo bari mu bibazo cyangwa mu nzibacyuho kuruta ibindi bihe byose. Kubera ko isi yacu ihindagurika cyane, abantu benshi bafungukiye kumva ubutumwa bwiza muri iki gihe cyacu kuruta ibindi bihe byose. Uburyo buruta ubundi bwo kwagura ibitekerezo byawe ni uguhaguruka ukajya mu rugendo rw'igihe gito, ukajya kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu. Nta kintu gishobora gusimbura kwigerera ahandi ugakora imirimo n'amaboko yawe mu bantu mudahuje umuco. Rekera aho kwiga no guhora uvuga, ujye impaka ku murimo Imana yaguhaye utangire uwukore. Ngaho haguruka utangire ukorane umwete. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8, Yesu yaduhaye icyitegererezo cy'uburyo bwo kwinjira mu murimo. Muzabwira buri wese muhuye ibyanjye muri Yerusalemu, muri Yudaya yose, muri Samariya n'ahandi hose mu isi. Abigishwa be bagombaga kubwiriza abaturanyi babo, Yerusalemu, igihugu cyabo, Yudaya, abo mu gihugu badahuje umuco, Samariya, bakajya no mu yandi mahanga, ahandi hose mu isi. Niwitegereza urabona neza ko umurimo wacu ugomba gukorerwa icyarimwe, kuko ntabwo Yesu yavuze ko kuriya ariko bizagenda bikurikirana. Nubwo buri mukristo atahamagariwe kuba umumisiyoneri, buri wese yahamagariwe kugira umurimo akora ku bw'izo nzego enye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese waba uri umukristo nk'uriya bavuga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8? Wiha intego yo kugira uruhare mu mushinga w'ivugabutumwa ugamije rimwe muri ariya matsinda 4.
reka ngutere umwete wo kubika amafaranga no gukora ibishoboka byose ngo ujye kuvuga ubutumwa bw'igihe gito mu kindi gihugu bidatinze. Hafi buri muryango wohereza abamisiyoneri ushobora kugufasha kubigeraho. Bizagura imbibi z'umutima wawe, byagure icyerekezo cy'ubuzima bwawe, bizamure kwizera kwawe, bikongerere umutima w'imbabazi kandi bikuzuza umunezero utigeze umenya mbere. Bishobora no kuzana impinduka ikomeye mu buzima bwawe. Urekeraho gutekereza ibya hano nonaha, utangire gutekereza ibizahoraho. Kugira ngo ukoreshe igihe cyawe neza ukiri hano ku isi, ugomba guhora utumbiriye ibizahoraho. Ibyo bizatuma udaha agaciro iby'umumaro muke bigufashe gutandukanya ibigaragara nk'ibyihutirwa, nyamara iby'agaciro gake ni ibizagira umumaro mu bugingo buhoraho. Pawulo yaranditse ngo ntabwo dutumbira ibiboneka ahubwo tureba ibitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Byinshi mu byo dutaho imbaraga ntabwo bizaba bigifite agaciro nyuma y'umwaka umwe, uretse no kukagera mu buzima bw'iteka. Ntuzagurane ubuzima bwawe ibintu by'igihe gito. Yesu yaravuze ati, umuntu wese urangara ntasohoze neza umurimo namuteguriye ntabwo akwiriye kwinjira mu bwami bw'Imana. Pawulo nawe yatanze imbuzi agira ati, iby'isi kwereka ujye ubikoresha utarenze urugero. Iyi si ubona irashira aho bukera. Ni ibiki wemereye kuguhagarara imbere none bikaba bibangamira umurimo wahamagariwe? Ni iki kikubuza kwaguka ngo ube umukristo wo mu rwego rw'amahanga? Icyo cyaba ari cyo cyose kizibukire. Twiyambura ibituremerera byose cyangwa bikadusubiza inyuma. Yesu yatubwiye kwirundanirizaho ubutunzi bwacu mu ijuru. Ibyo rero twabikora dute? Mu magambo amwe yavuze abantu bakunze gusobanura nabi, kandi ndababwira nti ubutunzi bubi mu bushakisha inshuti, kugira ngo nibushira bazabakire mu buturo bw'iteka. Ntabwo hano Yesu yashakaga kutubwira ngo tujye dukoresha ubutunzi twigurire inshuti. Icyo yashakaga kuvuga ni uko ugomba gukoresha amafaranga Imana yaguhaye ngo uzane abantu kuri Kristo. Nibwo bazaba inshuti zawe z'iteka zizakwakira nugera mu ijuru. Nibwo buryo bwo gushora umutungo wawe kuruta ubundi. Wenda wigeze kumva amagambo bakunze kuvuga ngo nta bintu uzajyana nuva mu isi. Ariko Bibiliya iravuga ngo ushobora kubyohereza bikakubanzirizayo ubitanga ku bantu bajyayo. Bibiliya iravuga ngo nibakora ibyo bazaba bibikiye ubutunzi bw'ukuri mu ijuru, uko niko kwizigamira kudahomba mu bugingo buhoraho. Kandi hagati aho bazaba bafite ubuzima bwa gikristo bwera imbuto nyinshi igihe bakiri ku isi. Uve mu guhora ushaka impamvu zo kudakora, ahubwo utangire ushake uburyo bushya bwo gusohoza umurimo wahawe. Niba ubishaka ntuzabura uburyo bwo kubigeraho, kandi hariho n'imiryango ishobora kugufasha. Dore zimwe mu mpamvu rusange abantu benshi batanga mu gihugu cya Amerika. Icya mbere, jye mvuga ururimi rumwe rw'Icyongereza. Ibi bishobora guhinduka imbaraga uramutse ubishatse, ko mu bihugu byinshi hari abantu benshi cyane bashaka kwiga Icyongereza kandi yifuza kukimenyereza. Icya kabiri, jye ntacyo nshoboye. Nabyo si byo. Hari icyo ushoboye. Ibikugize uwo uri we birimo buri bushobozi na buri kamenyero wavanye mu byo waciyemo bishobora kugira akamaro. Icya gatatu, njye ndakuze cyane cyangwa ndacyari muto. Buri muryango wohereza abamisiyoneri ugira imishinga yo kujyana ubutumwa ijyanye n'ibigero byose by'imyaka. Ufashe urugero rwa Sara wasekaga ko Imana itamukoresha kubera gukecura, cyangwa Yeremiya wabwiraga Imana ko akiri umwana, bose Imana yashyize ku ruhande impamvu zabo bayihaga. Wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntubatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Wenda wari utegereje umuhamagaro udasanzwe w'Imana, ukaba umaze iki gihe cyose utegereje kuzumva ikintu gishya muri wowe, cyangwa hakagira ikintu kidasanzwe kikubaho. Nyamara Imana yagiye isubiramo kenshi umuhamagaro wayo. Twese twahamagariwe gusohoza intego 5 z'Imana ku buzima bwacu, arizo kuyiramya, gusabana n'abandi, gukura tugasa na Kristo, gukorera abandi, kujyana ubutumwa bwiza mu isi yose dufatanyije n'Imana. Ntabwo Imana ishaka gukoresha bamwe mu bantu bayo gusa, ishaka gukoresha bose. Twese twahamagariwe gukorera Imana. Imana ishaka ko itorero ryayo ryose rijyana ubutumwa bwose ku isi yose. Hari abakristo benshi bahushije intego z'ubuzima bwabo kuko batigeze babaza Imana niba ishaka ko bajya kuyikorera nk'abamisiyoneri ahandi ku isi. Kubera ubwoba cyangwa ubutamenya, bityo bahise bafunga imitima yabo, biyemeza ko badashobora kuba mu kindi gihugu bakora akazi k'ubumisiyoneri. Niba wumva nawe uri mu babwira Imana ngo oya iramutse ishatse kukohereza, bigutere gushaka uburyo buriho bwo kujya hanze muri iki gihe. Bizagutangaza uburyo ari bwinshi. Usenga Imana ubikuye ku mutima, kandi ubaza Imana icyo ishaka ko wakora mu myaka iri imbere. Umubare utabarika w'abamisiyoneri urakenewe muri iki gihe gikomeye, kuko imiryango myinshi irimo gukinguka mu buryo butigeze bubaho mu bice byatubanjirije. Niba ushaka gusa na Yesu, ugomba kugira umutima wagukiye isi yose. Ntiwagombye kwishimira kubona inshuti zawe n'umuryango wawe gusa bagera kuri Yesu.
Hari abantu barenga miliyari 6 ku isi, kandi abo bose Yesu ashaka ko abazimiye muri bo bamugarukira. Yesu yaravuze ngo uwanga ubuzima bwe ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza niwe uzamenya kubaho nyakuri icyo bivuga. Inshingano iri tuzindi ni wo murimo wawe, kandi iyo ushohoje uruhare rwawe muri yo nibwo ugira ubuzima bufite agaciro nyakuri. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Inshingano iri tuzindi ni wo murimo wanjye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Utwohereze mu mahanga yose tujyanye inkuru y'imbaraga zawe zikiza n'imigambi yawe ku bari mu isi bose. Zaburi ya 67 umurongo wa 2. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ibiki nakora kugira ngo nzashobore kujya mu rugendo rw'igihe gito kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu mu mwaka utaha?